mba nikubitira nimanukira uzi ibintu tuvuye gukora nawe ibaze ko yanze kubona ibaze nawe ari gufata kubenya shema noneho yagarutse nafata wishwe iki gikoresho ari kugikoresha iki noneho uburyo mba nipambye nari meze gutya igishanga mvuyemo hariya gikoreyemo akazi katoroshye cyane murabibona shema nagarutse nyine naje noneho ndi umusirikare bitandukanye n'ibyo mu gihirahiro aka kantu kakoze akazi katoroshye akazi gakomeye cyane kurusha abari bafite imbunda nini ikintu gakoze ubu rero abafana banjye abafana b'igihirahiro guseka bamenye yuko ntandukanye na shema bazi twagiye kinana na babahungu bawe bose harimo n'ubu ya aka kantu muzi ibintu gakora ahantu nyine twari turi mubona yuko ari ibintu bitoroshye ni faya umuriro twawucaniye bya bindi byo kureba ya mafilime y'ibiganiro no ntabwo aka kantu kajya ahantu hari ibiganiro ndabeshya bro mwumure cyane aka kantu iyo kangeze mu biganza isi yose iranze nyuma ya gutyo ibintu bimera gutyo iri kubabwira nitwa Mike nk'uko mubizi mutegereze amatsiko yanyu muyagumane gusa mushonje muhishiwe kandi ntago muri butegereze igihe kinini ku buryo biri burambirane turabashuje bakunzi mwese mukurikiye The Movie Line aka kanyero tugiye kuvugana kuri filime mukunda muri benshi filime yitwa Gitera filime muzi yakunzwe n'abantu bakomeye igakundwa n'abana igakundwa n'abakuru n'abakecuru filime yatwaye igikombe cya 2020 hari benshi bakomeje kugenda batubaza ese filime Gitera yaba yararangiye mwazatubarije tukamenya iba yaba yararangiye itazongera kuboneka ibyo nibyo tugiye kuvugana tugiye kuza tubamara impungenge tubereka ko Gitera yarangiye cyangwa se tararangiye ibyo byose muraza kubisobanukirwa mu kiganiro turi bugirane hari benshi mwavugaga ngo Gitera ngo ntago yagakombye kurangira ngo kubera yuko icyagatumye irangira ntago murakibona ariko ibyo byose uraza kubisobanukirwa umenye Gitera iba yararangiye cyangwa ko kitararangiye hari benshi bavuga ngo ngewe ngo iriya projet ngo ahubwo nanayigura nkayikomeza abandi bakavuga ngo iriya projet ngo ngewe ngo nibura ngo ndabona hari episode nkazingaye cyangwa hari parite nkazingaye zaburaga ibyo byose uraza kuza kubimenya ariko iba utarakora subscribe ungukore no kukazogera iyi ni yo time yawe kugira ngo ubikore maze ujye ugenda urushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye tuzagenda tukuzanira ariko tukwibutse yuko muri 2022 tubafite igitandukanye umuntu uzajya ugenda aguraho umuzingo umwe azajya agenda agura ikintu kinini mu buzima nta hantu azabataniye na babandi bavuga ngo mfite imyaka 25 ariko mfite 3 kuko narwayeho 2 ni mu kanya gatoya rero ni ukuvuga ngo mwebwe mushonje muhishiwe kabisa izi ni imvune z'urugamba muri kubona bamwe bari kwihaganyura ibitaka mu nkweto iba ari uko babyita simbizi ariko ubwo ni ukubikuramo aba bose bwari sawa bwari sawa kabisa bwari twebwe bari kubona kuri abarokotse ariko hari abandi benshi twasizeho twasize urugamba uko bimeze ya filime tuzayisanga he muzayisanga kuri The Movie Line iyi filime abantu mwese muyishaka muzayisanga kuri Parents Care Films ariko ahangaha mu kwamamaza turi kwamamaza kuri The Movie Line zaga ko Gitera yarangiye cyangwa se ngo itarangiye twaje kumenya impamvu yatumye Gitera itari gukorwa
aho hose niwe uri buze kugenda umenyera yuko yarangiye cyangwa ko kitarangiye. Aha turi rero ni hamwe mu kibaya cyo muri iki gihugu, ikibaya gikomeye cyane, nacyo ikibaya kibamo amateka menshi cyane. Ubwo bamwe muri bugende muza kubibona, ndetse bamwe muzi. Aha twabasanze mu kibaya, bamwe mu bakinnyi bakinnye Gitera, ariko natwe ntiturasobanukirwa nyirizi niba bari muri Gitera cyangwa se hari indi poroje bari gukora igiye gusimbura Gitera. Ibyo byose nibyo uri buze kuza umenya tuvugana n'abakinnyi twabasanze. Ntabwo turamenya nyirizi niba ari Gitera, ariko turi kubonamo abakinnyi benshi bakinnye muri Gitera. Uyu ni James cyangwa se umusaza Nkota, yakagarutsemo ariko ntabwo tuzi bari Gitera yagarutsemo. Hari ahangaha ariko byose turi buze kubisobanukirwa. Nitugira amahirwe yo kuza kuganira nawe turaza kumenya ko ari Gitera yajemo cyangwa ari indi filime. Uyu nawe yitwa Mugabo muri Gitera, uwo mwamenye muri filime nyinshi cyane zitandukanye, ariko by'umwihariko nyine Gitera ari Mugabo, umuhungu wa Gaspard. ni ukuvuga ngo mwebwe mushonje muhishiwe kabisa. Izi ni imvune z'urugamba muri kubona, bamwe bari kwihaganyura ibitaka mu nkweto, iba ari uko babyita simbizi, ariko ubwo ni ukubikuramo. Aba bose bwari sawa, ubwo bwari sawa kabisa, bwari twebwe bari kubona turabarokotse, ariko hari abandi benshi twasize y'urugamba. Ya filime tuzayisanga he? muzayisanga kuri The Movie Line. Iyi filime abantu mwese muyishaka muzayisanga kuri Parents Care Films, ariko ahangaha mu kwamamaza turi kwamamaza kuri The Movie Line. Uyu nawe yitwa Danny cyangwa se Davis. Uyu yitwa Devin. Uyu nawe yitwa Davis. Yajyaga akina muri Gitera yambaye kositime ndetse afite n'imisatsi ya dread iba ntibeshye. Nguyu nawe yakagarutsemo, ntabwo tuzi ngo yagarutse muri filime, ariko ibyo byose turi buze kugenda turushaho kubisobanukirwa. Ndibuze gufata umwanya nibanyemerera, mbasanze bari gushutinga, nibanyemerera ndibuze gufata umwanya nganire nabo kugira umenye poroje barimo ni poroje bwoko ki. Davis ngira ngo muramubona ahangaha aripfutse n'ibitambaro mu maso, sinzi bamwe iyi filime ari gukina ari we wipfutse bijyanye na misi yarimo cyangwa se yapfutswe n'ababa baramushimuse. Ibyo nabyo nibyo turi buze kuza kugenda dusobanukirwa. Muzanyirebera, singiye kumera nk'aho ndi mbabwire ngo ndi uwa mbere, muzabyirebera. Ni muhumure, nimutamba igisubizo cyiza feedback azahenda zikeneye. Ni gutya urugamba twarutangiye, ubu nta kurusoza. mwe ni muhumure following. N'undi mukinnyi witwa Gaga, umukinnyi mushya ariko ufite amateka akomeye muri sinema zo hanze. Kuri menye nkigera ahangaha kwiga mu Bushinwa, umusore uvuye kwiga ibijyanye na gisirikare, umusore umwe mu ndwanyi y'umuhanga, kuko ngo afite n'imikandara 5 dani zose zigera kuri 5. Ubwo rero turi buze kugenda dusobanukirwa ibaje muri Gitera ikimuzanye, niba ari indi poroje arimo nayo ikimuzanye. Ibi byose nibyo ndi bubavire muzingo, ningenda ndushaho kuganira nabo byose muragenda murushaho kubisobanukirwa. Deus nawe amakuru namenye ni uko ari umwe mu basore batojanywe na Gaga, kandi ibihugu byose bagiye ngo bacamo bari kumwe, ngo hari impamvu yatumye bajya kwiga mu Bushinwa. Iyo mpamvu yose turi bugende tuyisobanukirwa muri izi poroje tumaze kumenya ngo ni izihe. Bamwita Didier ni umusitari ukomeye muri iki gihugu, nawe yayigarutsemo. Didier umwe mu basitari bakomeye muri iki gihugu, umukinnyi w'umuhanga, umukinnyi w'icyamamare, ndetse ntatinya kuvuga yuko no ku isi yose ari umukinnyi, kuko hari filime nyinshi cyane yagiye agaragaramo ziri internationale. Uyu nawe yayigarutsemo, ariko
munyemerere gatoya ibyo byose ndi bugende mbibamara amatsiko si ndamenya ibi iyi poroje ari Gitera cyangwa se yaba ari indi. Ariko njye nkireba abakinnyi ndi kubona ahangaha nanjye ndi kugenda ngira ikintu cy'ikikango. Niba ari Gitera koko nyirizina yaba yagarutse tuyitegemo ibintu byinshi. Niba ari Gitera koko bagiye kudukorera bijyanye n'ibikoresho ndi kubona ahangaha amadrone ndetse n'ibindi byose bari buze gutwika umwirabura. Ibyo byose nibyo ndi buze kugenda mbamaraho impungenge tumenya nyirizina n'ibiki barimo. Niba koko poroje ari Gitera turi buze kubonamo ibintu byinshi bitandukanye n'izindi poroje tubona ahangaha mu gihugu cyangwa se na Gitera twe dusanzwe tuzi. Ndebeye ku basore ndi kubona ahangaha binugwanye uburyo bari kwiyerekana, abakobwa nabo bacyaye cyane, ndetse na bamwe mu basitari benshi batandukanye mukunda musanzwe muzi mwese. Reka nkomeze nkwerekana uyu nguyu. Uyu ni umusore w'inugwanye, umwe mu basore bakoranaga na Sheila, uwo bita Gad muramuzi cyane. Yari umusore umwe uri muri ba Somambike biranugwanye bita Sheila, nawe yakagarutsemo. Hari abasore benshi ndetse n'abakinnyi benshi mukunda, wenda ntari buze bose kubageraho ngo mbarangize, ariko bose filime niramuka igiye hanze muzabamenya, cyangwa se nimugira n'amahirwe mugasanga Gitera nk'uko mwakomeje mubyifuza ari igiye hanze muzamenya impamvu itumye bose bahari. Ubandire wa mupolisi Shawarure nawe mu baturwanya. Ngwino hano. Uyu ni umupolisi dufite nk'ingwate ya nakadufite nk'ingwate twari tubeshye. Uko mumubona afite umutwe mutoya ariko atekereza cyane. Yes. Ikimenye amasasu yashizemo yose. Amasasu yose yashizemo yose. Ubu natwe tuvuye mu mazi. This is talent care performing arts, media and films. Afite ikintu yavuga yababwira nk'abafana by'umwihariko. Uyu mupolisi atandukanye n'abandi bapolisi mujya mubona muri filime, hari umwihariko yazanye, hari ikintu yababwira. Ikintu nabwira abafana ni gukora ibintu ubizi neza udashakisha, ikindi kandi ubikunze. Urumva aho n'umwihariko uhari ntandukanyeho n'abandi. Murakoze cyane. Yari Denis, tubibutse yuko yari umwe mu basore ba Sheila bakomeye. Bari abasore babiri bafite dread, bamwe bagiraga ngo ni n'impanga. Uyu nawe yakagarutsemo. Uyu mumama muri kureba niwe nyina wa Mugabo. Tubibutse yuko niba koko ari Gitera ikomeje, ahangaha niho tugiye kubona guhorera urupfu rwa papa Mugabo. Uyu yitwa Mugabo. Urabona uburyo ari gutambuka ndetse n'uburyo bw'imyereko ndetse n'uburyo agaragara ku isura, hari ikimuzanye, hari igitumye ari muri ino proje. Icyo nacyo turi buze kukimenya. Reka ngende ngeze amahirwe ndabona hari umuntu mbonye ahangaha hafi, reka mbanze nyirizina mubaze menye niba iyi proje koko yaba ari Gitera cyangwa koko atari Gitera. Reka tubanze tubaze uno muntu tumenye nyirizina ino proje koko iba ari Gitera cyangwa atari Gitera. Musore turakwakiriye. Murakoze cyane. Nakubonye muri ino proje muri gukora, ntabwo tuzi ngo iyi proje ni y'ibijyanye n'iki, ariko wenda hataho ngaho cyangwa se hagataho ngaho bijyanye n'uko turi kubona abakinnyi bari ahangaha benshi turi kureba, biragaragara yuko wasanga ari Gitera cyangwa se niba ari nayo. Ariko twebwe nk'abantu uburyo dutekereza cyangwa se nkanjye w'umunyamakuru nkibareba nkari abantu muri kumwe, ndi kubona ari Gitera. Niba atari Gitera rero ubwo uratubwira proje murimo. Murakoze cyane. Nk'uko wabibonye ntabwo atandukiriye ngo ujye kure.
nta nubwo wibeshye pe, turi muri poroje yo gukina filime ndetse iyo filime nta nubwo wibeshye n'igitera. icyo nababwira cyo ngiye nk'umunyamakuru hano kuri tele, niba iyi ngiyi ko kari Gitera nk'uko babitubwiye, ifite umwihariko ukomeye cyane, ifite n'impamvu itumye yabigarutse ngiye nicyo ndi gukeka, ariko ibyo byose ntabwo ndi bwemere kuva kuri tele mutabimenye. Musore, turacyakubaza amazina yawe muri ino filime Gitera ukina witwa nde? Ya mazina yanjye nkoresha muri iyi filime yitwa Gitera banyitwa Gaga. Gaga. Gaga, ndagira ngo tubwire niba bishoboka wenda utubwire iyi pariti izaba ari iya kangahe? Iyi pariti izaba ari Gitera part 5. Gitera pariti ya 5. Aha, none Gaga, niba ufite akanya, kuko ndabona benshi, ndabona hari amakamera atandukanye abantu bari gukoresha bashutinga, ariko we wanyemera tukavugana kuko ndabona usa nkaho udahuze cyane. Gaga, ndagira ngo nk'umuntu udukurikiye kano kanya umubwire ngo Gaga ni muntu umeze gute? Gaga ni muntu ukiniye iyihe mpamvu itumye aza muri Gitera? Ntabwo navuga byinshi kuko urabona amasaha bayatujyanye kandi tuba dufite ibintu byinshi byo gukora, ariko Gaga ni umuntu uzanye udushya twinshi muri iyi filime Gitera, ndetse ni nacyo cyanzanye muri iki gihugu cy'u Rwanda nje gukina filime part 5 ya Gitera. Nsa nkaho umuciye mu ijambo wenda urakomeza ngo uvuye mu bihugu byo hanze, icyo gihugu wakimentioninga, icyo gihugu uvuyemo hanze ni igiki, cyitwa ngo iki, uri kugikoramo iki? Mvuye mu Bushinwa. Mvuye mu Bushinwa ni ku masomo. Mvuye ku masomo nari niga. Mu Bushinwa wigaga iki Gaga? Nigaga ibijyanye. Uje mu buryo bwo kubarindira umutekano kugira poroje igende neza, cyangwa se ushobora kuba uje nawe uzakinamo uri umusirikare? Ndagira ngo tumare amatsiko ndetse n'abafana uri buze kwishakira bitewe n'uko tutakumenyereye cyane, ariko ndagira ngo tumareho impungenge nyine tumenye ibyo ugiye gukinira bihuye na gisirikare cyangwa se ari ibindi. Icyo nababwira nk'abafana ba Gitera muri rusange, iyi filime ifite udushya twinshi, ndetse icyo nababwira bashonje bahishiwe, ariko batwitege ko tugiye kubaha ibintu bimeze neza cyane. Gaga, ntabwo nakurekura ngo uve kuri mikoro, ntabwo nakurekura rwose, nakubonye uri kwanga kutubwira ibyo bintu, nubwo utangiye utubwira ngo bishoboka, ngo ntabwo ari ibanga, ariko ntabwo mu by'ukuri kwinjiramo deep ngo tumenye ikintu gitumye uza muri proje. Ariko ngewe ndunyemere bitewe n'uko nkuzi n'andi maproje nagiye nkubonamo atandukanye nayo muri iki gihugu, sibyo? Nakunze kukubona muri proje nyinshi zo hanze, wenda igihugu nshobora kuba ntakibuka. Gaga muzi nk'umuntu w'indwanyi ikomeye cyane, indwanyi ifite imikandara myinshi, ndetse bari menya ari danesha niba ntibeshye. Uwo muntu nzi yaba ari wowe cyangwa yaba ari uwo musa? Ntabwo wibeshye, ni njyewe. Gaga, tumara amatsiko nyirizina utubwire uje gukora iki muri iyi filime? Nk'uko nakunze kubivuga, ni isubirajambo mu Kinyarwanda niko bakunda kubivuga, iyi filime igiye kuzana udushya twinshi ndetse twiyongere kuri bimwe bari barabonye mu mapariti yari yararangiye. Hagiye kuzamo ibintu byinshi kandi byiza byubaka umuco nyarwanda, bizamura n'amarangamutima ya benshi, ndetse ndabizi neza yuko bazayikunda. Urakoze cyane, reka tugushime. Aha, tubasanze hano, sinzi bamwanyemerera namwe tukaganira. ndabona muri ino proje ya Gitera, ndabona bamwe mufite inkweto muri guhanaguramo ibyondo muzifite mu ntoki, abandi amakote yanyu aranduye, abandi biragaragara yuko byabacanze, abandi mufite intekerezo nyinshi, bigaragara yuko hari ikintu cyabaye mu myitozo cyangwa se cyabaye muri shooting kidasanzwe. Ndagira ngo mutubwire uko shooting yagenze cyangwa se uko iri kugenda niba bishoboka. Urugamba tuvuyemo se murabona gute? Urugamba ntabwo ruraryoshye.
byabatunguye rwose, bamwe n'ifomu zabacikiyeho imirambo myinshi cyane, ariko yewe ndabona n'amaherena atigeze ayafata cyangwa niwe watumye abantu bamwe abafanizi badukurikiye bantu bacu twongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko mubizi. Ubu tuvuye mu kazi, tuvuye gusubukura ibintu byanyu twari twarasubitse. Tuvuye muri shuti ya filime yitwa Gitera series, turimo turayikomeza. Turabizi ko mwari muyikumbuye muri benshi, abafana bayo abenshi message twarazibonye, biba ngombwa yuko dufata umwanzuro wo kongera tugasubukura ibyo twari twarasubitse. So icyo nababwira, njye nyiri kubabwira nitwa Mike nk'uko mubizi. Mutegereze, amatsiko yanyu muyagumane, gusa mushonje muhishiwe kandi ntago muri butegereze igihe kinini ku buryo biri burambirane. Mu minsi mikeya muraza kuza kubona Gitera episode ikurikira ibagezeho. So abantu mwaratubuze, twababwira tuti mwongere musubire kuri channel, mukomeze mudukurikire. Ibyiza biracyari imbere, ibyo tubahishiye ni byinshi, agaseke karacyapfundikiye gusa aho bigeze ubu ngubu tugiye kugapfundura turakamenesha amagrenade, amanyundo, amapiki, byose ibikoresho byose turafite. Ibintu byose muri iyi minsi ni bomb card. So mukomeze mudukurikire, nicyo tubasabye, kandi turabizi ko mudukunda muri benshi cyane. ndakeka nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga, ntacyo twakongeraho. Abatuzi muratuzi, ntabwo ngira ishema, nagarutse mu Gihirahiro, nagarutse muri Gitera hari uko nitwa. Aka kantu muzi ibintu gakora ahantu nyine twari turi, murabona yuko ari ibintu bitoroshye. Ni fire, umuriro twawucaniye, bya bindi byo kureba ya mafilime y'ibiganiro. No, ntabwo aka kantu kajya ahantu hari ibiganiro. Ndabeshya bro? Mwumure cyane. Aka kantu iyo kangeze mu biganza, isi yose iranze. Nyuma ya gutyo ibintu bimera gutyo. Muri Gitera nabaje ndi Edaus, amazina asanzwe yitwa Gatare Eric. Muri action muzanyirebera, singiye kumera nk'aho ndi mbabwira ngo ndi uwa mbere, muzabyirebera. Ni muhumure, nimutamba igisubizo cyiza, feedback azahenda zikeneye. Ni gutyo urugamba twarutangiye, ubu nta kurusoza. Mwe ni muhumure, following, mukurikire Gitera. Ije ari karahabutaka, si bimwe mwabonye mbere, abo bitashimishije n'abatanyuzwe. Ni muhumure, twabyigereyemo. Babakinnyi mwivovoteraga, harimo abandi bafite polisi shawarure nawe mu baturwanya. Ngwino hano, uyu ni umupolisi dufite nk'ingwate ya nakadufite nk'ingwate twari tubeshye. Uko mumubona afite umutwe mutoya ariko atekereza cyane. Yes. Ikimenye amasasu yashizemo yose. Amasasu yose yashizemo yose. Ubu natwe tuvuye mu mazi. This is talent care performing arts, media and films. Afite ikintu yavuga yababwira nk'abafana by'umwihariko. Uyu mupolisi atandukanye n'abandi bapolisi mujya mubona muri filime, hari umwihariko yazanye, hari ikintu yababwira. Ikintu nabwira abafana ni ugukora ibintu ubizi neza, udashakisha ikindi kandi ubikunze. Urumva aho n'umwihariko uhari ntandukanyeho n'abandi. Murakoze cyane. Ibyo bintu ni byo ubwira special agent we. Icyo nakongeraho ibyo vuze n'ibyo kurenza, ariko cyuya ni danje. Umva inkweto zabaye amasuka wumvishe.
turimo turazikura ibyondo biba byoroshye ariko ni ukuvuga ngo tuvuye gutaba ba Gitera ndetse n'ikibibatera kugira ngo babe bagitera bose tuvuye kubataba bivuze ngo twavuye nta Gitera n'imwe izongera kuhaba ni ukuvuga ngo mwebwe mushonje muhishiwe kabisa. Izi ni imvune z'urugamba muri kubona bamwe bari kwihaganyura ibitaka mu nkweto iba ari uko babyita simbizi ariko ubwo ni ukubikuramo aba bose bwari sawa ubwo bwari sawa kabisa bwari ibintu byari byanje twebwe bari kubona kuri abarokotse ariko hari abandi benshi twasize y'urugamba uko bimeze ya filime tuzayisanga he? muzayisanga kuri The Movie Line. Iyi filime abantu mwese muyishaka muzayisanga kuri Parents Care Films, ariko ahangaha mu kwamamaza turi kwamamaza kuri The Movie Line. We ni mugabo sinzi ba waduha akanya kuko twashakaga kuganira kuko tuzi ko umuntu ukomeye muri iyi Gitera, tuzi yuko byanga bikunda kuba wagarutse muri iyi Gitera hari impamvu itumye ugarukamo. Hari benshi bazakubona bagatabona yuko nyirizina ugiye guhorera urupfu rw'umubyeyi wawe. Ibyo nabyo ni bimwe mu bitumye bamwe bategereje kureba ino pariti yanyu ya 5. Ibatanciye amazi ndibeshye cyangwa se ibyo nkoreye nuko muri kwibona ariko ntago nciye amazi ahubwo nta mwanya afite. Murabona yuko ashobora kuba afitemo akazi kenshi muri ibi bintu ari gukora. Murareba uburyo yirukanka, murareba uburyo afite pressure niko nabivuga. Ibyo byose ni ibiri butume proje igomba kugenda neza cyangwa se ibyo byose ni ibiri butume proje ishobora kugera ku rwego bifuza yuko yageraho. Ibatanciye amazi ndibeshye cyangwa se ibyo nkoreye nuko muri kwibona ariko ntago nciye amazi ahubwo nta mwanya afite. Murabona yuko ashobora kuba afitemo akazi kenshi muri ibi bintu ari gukora. Murareba uburyo yirukanka, murareba uburyo afite pressure niko nabivuga. Ibyo byose ni ibiri butume proje igomba kugenda neza cyangwa se ibyo byose ni ibiri butume proje ishobora kugera ku rwego bifuza yuko yageraho. Uyu musore nawe turamureka tumwakire. Birashoboka ko mwatuvugisha. Twagiraga ngo tubabaze, turabona nawe uri muri iyi proje ya Gitera, proje ya Gitera parti 5. Turagira ngo tubwire impamvu itumye uri ahangaha cyangwa se ugira icyo watubwira nk'umuntu uri muri ino proje. Uzi ibintu tuvuye gukora nawe ibaze ko yanze ibaze nawe bifata kubeni shema noneho yagarutse nafata wishwe iki gikoresho ari kugikoresha iki Yes. Gora mutwa wame kongeza mu setting. Nta muntu ubimenye ibyo ndimo. Hariya ntitumenye ibyo ari byo. mu Bahinde. byagiye bintera impungenge nibaza mvuga ni ese iyi yaba ari Gitera cyangwa ntago ari Gitera. Ariko amwe mu makuru mfite ni uko iyi ari Gitera pariti ya 5 baje bari gukora. Iyi pariti ya 5 izajya no muri festival zigeze nko muri 6 ndetse izanakina ntago izacuruzwa no muri kino gihugu cyonyine cy'u Rwanda cyangwa se kuri YouTube nk'uko tubimenyereye. Iyi ni proje izacuruzwa mu bihugu byinshi bitandukanye. Ku isonga harazamo Ubudage, Ubushinwa ndetse n'Ububiligi ntabwo bwahabura. Harimo n'Abanyamerika kuko harimo nk'imijyi yo muri Amerika 2 iyi proje izacururizwamo. Ntabwo ari aho gusa kuko n'iwacu muri Afurika ntabwo bahibagiwe. Aho harimo nka South Africa, Egypt, Kenya, Nigeria,
ndetse na ndetse na Ghana, aho hose na Tanzania hano mu burasirazuba ntabwo yaburamo, ndetse na Kenya n'iwacu by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mucyumva rero ibyo bintu cyangwa se nanjye nyumva ibyo bintu, nahise numva ngize amatsiko yo kureba ino projet, nahise numva ngize amatsiko yo kumenya impamvu iyi filime igiye kujya muri izo festivali zose, ndetse n'impamvu igiye kujya muri ibyo bihugu byose kabizacururizwayo. Ibyo nibyo nawe uzabona kuri pariti ya 5 igiye gusohoka, cyangwa se kuri tereri igiye gusohoka. Nshuti yanjye, nshuti zanjye, iyi projet nimuramuka muyibuze bijyanye n'ibikoresho ndi kureba namwe mu ndwanyi ndi kubona ahangaha, muzaba muhombye byinshi muri sinema nyarwanda. Nimureba n'indi pariti inyuma y'iyi ngiyi mutararebye iyi ngiyi ntabwo izabaryohera. Reka mbashimire mwebwe mukurikiye channel ya The Movie Line, mbashimire. Ngayo nguko rero ntakagaruka, aya namwe mu makuru mwadusabye kubashakira mutubwira ngo ese Gitera yaba yararangiye. Ubu rero murabyiboneye ko Gitera itarangiye, ahubwo impamvu yatinze ni ibyo bari gutegura, cyangwa se n'umwihariko bashakaga yuko izana muri Gatanu. Mushishikariza rero kuzareba Gitera pariti ya 5 ku isonga, ndetse n'izindi projets uzagenda ubona zigiye kuzajya zicanga kuri The Movie Line. Aha ni hamwe mu uzajya ubasha kumenyera amakuru y'igihe ya filime nyarwanda ahantu zigeze, cyangwa ndetse naho ziri kwerekeza. Reka rero mushimire babanye natwe muri iki kiganiro, mbabwira yuko ibyanjye nabirangije. Ubwo amakuru yose ndayabahaye, igisigaye ni mwebwe kwigera hehe kuri channel, ndetse ni mwebwe ba mbere bo kuzamenya ku maposte mugiye kujya mureba igihe muzarebera filime. Ariko nabyo nimbatanga igihe filime izasohokera nabyo nzabibabwira. Murakoze rero, ndakagaruka.